Ikinamico ubuhamya bwawe. Ese ubuhamya bwawe burinda ute? Kurikira ikinamico ubuhamya bwawe urasobanukirwa. Ariko serebe harya ngo ntugukizwa ku buryo wakwambara ikanzu iresha itya ngo uragaragaza agakiza. Rebeka nye yaranyobeye ubu ndebera iki gikanzu we. Ubu kandi agiye kugenda mu muhanda nta n'ubwoba afite. Ubu se umusore wamukunda n'indera mukanyera bageze mu ishuri abasore babe birebera abana beza naho we oya nakorekane kubyuka nkuvuga Rebe ucinjije amarenga mariri no. Rebe basi bibidaye nge sinkubujije kwambara uko ushaka ariko basi wenda isiga kakarusha sibyo. Icyakora murashoboye bako ariko saho nababwiriye ko indangagaciro zanjye zitanyemerera ibyo byose muzanyumva ryari koko. Isi enda hano mwiyerekeye Kameme twisekere. Gasome nta kibazo na hano ndaba numva. Banditse ngo mu ifoto y'umukobwa utiteye make-up nikangira umwana. Rebe abwirwa benshi akumva beneyo ubwo aho nakubwira nti birenge ni wowe ubwirwa. Ariko se Doruka uhindutse ute koko mu kanya nk'ako guhoma ko twazanye muri kaminuza ukijijwe ibi byaje bite? Umva Rebe utandukanye gukizwa no gusigara inyuma mu iterambere. Ubu se navuga ko nungukiki muri iyi kaminuza koko uzi ko nazazura iwacu ko naje ubu nibere nzakagenda nange ibyo bikanzu n'ibijipo bikora ku maguru. Aha Doruka ndabona ukeneye amasengesho pe. Humura mwene data nzagusengera naho ubundi ndabona warabaye undi wundi. Rebe ndakwiyamye ubwo ushatse kuvuga ko ari nge wahinduye mugenzi wawe sema uw'abandi ndarengana ahubwo reka nigire classe mbareke mwirirwe neza Imana ibarinde. Amasomo meza. Ariko se Dorcas ubu tuzakora iki ngo mwene wanyu Rebeka ibintu by'ubunyacyaro n'uburokore bumushiremo koko? Umva rero musore wanje Arone nukomeza kuzana uko tuntu twawe tw'uburokore iyi kaminuza ntuzayiheza. None se Dani ubu yagira ngo nkora iki? None Saro uretse ubunanga ni gute mbwira ngo wagize amanota make cyagiye mu kizamini sinakubwiye ngo duhe kane ukabyanga. Iyo naza kubwira uriya mujama wanjye ntibyari kunjabuka warandaburije gusa. Dani narabikubwiye kandi n'ubu nabigusubiriramo sinzigera ncumizwa n'amanota ngo ndakopera. Ariko Aroni we mwana ngo n'intungane bwira 17 none nawe ngo Dani narabikubwiye kandi n'ubu nabigusubiriramo sinzigera ncumizwa n'amanota ngo ndakopera. Nta kindi cyatuzanye hano mwana. Okay nta kibazo ahubwo se Dani buriya nta kuntu nimugoroba twajyana mu materaniro nako ndibutse ubushize wari wabinyemereye. Amateraniro se hagera atangira sangahe? Wabizi se ko ari 1:30 ubundi akarangira nka 3:30. Okay oya nako hari umujema wanjye urambwiye ko arantama icupa nimugoroba kandi nawe urabyumva sinarivirira. Reka tuzajyane mu cyumweru gitaha. Dani koko wanze ko tujyana mu materaniro ngo urashaka kujya kunywa inzoga? Ariko inzoga kutazinywa mwana wagirika kuzisebya. Ubu se ko wiri kuvuga ko zitesha umuntu ubwenge byamuje kurusha amanota ahubwo mwana icara wige. Tuve kuri bifidora amanota nahinje kureba ndayabonye gusa ubitekerejeho neza baza kutubera umushyitsi mu materaniro da kandi mwijeje ko uratahonezerewe mu mutima. Amateraniro icyakora da niwemera ko ndagwerekeza mu materaniro nawe utaha tukazajyana mu kabari nta ribi. Rebeka yewe ari uzi ko banze. None se ko wicaye hano we ufite ikihe kibazo? Shari ndeka ubu biba byandenze pe. Rebe niba usigaye ugira ibibazo ukaza kwicara hano mu ishyamba ugeze kure ubwo si inshuti zawe nkanjye na Dorcas twaba tukumariye iki? Shari ubu ndababaye ku buryo utabyumva. Bya bintu uko bikaze hajemo n'amarira kandi ibi se ndamenya mbihoshane noneho. Ari
ntacyo ngo ukingura abizi ubu ndi kurizwa na Dorcas. Ngo Dorcas? Dorcas yabaye iki? Ubushize sinakubwiye imico yadukanye yo guhindura imyambarire ngo kugendana n'ibigezweho. Yego warabimbwiye. Hari ikindi kibazo se? Shatekereza ko noneho ubu we n'isimbi baraye bageze muri room saa 7 z'ijoro. Sha noneho banasinze. Tukasitani. Ngo Dorcas yari yasinze? Ego sha, kandi ubwo mbere yuko ataha nyina yari yabanje kumpamagara mbaza niba yavuye mu masengesho kuko ngo yari yamubeshye ko ariho yagiye. Bebe, ndumiwe, nongere ngo ndumiwe. Ariko usiko Dorcas ari umukobwa w'imico myiza twari dufite ubwo twageraga inaha. Ari ibyo ndabizi. Ngaho rero ngira inama turebe ukuntu twagarura mwene data ku murongo. Umva, abishyize hamwe nta kibananira. Reka tumuhurireho turi babiri wenda yatwumva, sibyo? None se simbwiza ukuri kuko wabonye undi mukobwa tuzajya tujyana. Umva Nowera nawe. Sha namubonye kandi sha wumva ngo ni mwiza. Ni mwiza bazamukunda. Nari ndimo kuvugana nawe mu kirere hoteli rero. Yambwiraga ko byibura tubaye 3 cyangwa 5 byaba ari sawa. Nyine urukumva ko njye nabashije kubona umwe naho ubonye ndi byaba ari sawa. None se ubundi niba atari ibanga uwo mukobwa ninde? Ari kugira ngo njye n'urutare sinaruvomerera rukoroha. Ni wa mwana w'umurokore Dorcas sha. Icyakora isi uri cyagupe sinenzi kuri ya mukobwa mu rukore kuri wamuhindura ukamugira iniga nkatwe. Ahubwo Nowera nukungurira akantu. Uko urabona ko Dorcas ari umukobwa mwiza. Ahubwo sha narahomye hari undi bazanye witwa Rebecca ariko we ni umurokore cyane afite imyumvire mibi kumukurura byagorana. Mwana y'ifaranga ari kuri saroroha. None se Dorcas we twamushoboje iki si faranga? Sha nubwo yangoye ariko umuti warakoze. Tekereza ko yaje yambara amajipo yarigize nzakagendana ariko baritera ikirungu ukajya ngo umukororo. Noneho sha nibagiye kukubwira ukuntu ejo namumwesheje inzoga ariko zari zimwishe. Oya mureke ajye zinywa nibwo azajya ashimisha abakire neza ubundi icyo kirakore cye kizamushiremo ahubwo igihe kirageze ngo tumute mu gatego neza ku buryo atazasubira muri icyo kirakore cye. Tubigenje duterera ntubizi se reka tumushakire akazi muri iriya hoteli azagatangira ko nta birenze ubundi nyuma azashiduka ari indaye kuturenza. Bajye babura ubwenge ntibazi ko ifaranga ryabuze sha. Ubushuti udufaranga twakira buri kwezi twakumarira iki we? Ahubwo buretse nari nditabuye umukiriya ngo arashaka kuzansohokana weekend yose we. Ariko mani mureke mbabwire uyu mwarimu ni icyago pe ngaho ndebera nk'iki kibazo aba yatubajije. Harya ro dusomere neza ubundi ikibazo kiri kubaza ngo iki? Ikibazo kiragira kiti umusaza yabwiye umuhungu we ngo ngwiro mugendana nkubwire uwo uriwe. Sobanura icyo umusaza ashakaga kuvuga. Sibyo mbabwira se mwana ko ibintu twiga nta kintu bitumariye. Ubu se nk'ibi babijyana kwa kakazi. Noneho na Dani ntiyaje kandi ari we wajya kumenya utuntu. Uranyibukije we. Uza amahirwe Dani yagize. Yame neza se. Ni ukuvuga ngo ha hantu yari yaragiye gusaba stage. Ha handi hari umubosi w'umugore se. Naho. Nyine ngo kuva yamwemera stage byarangiye amwikundiye. None ubu basohotse. Ibindi nawe urabyumbura kuse. Kandi Arone ni wagombaga kwegukana uriya mwanya. Ariko aro ubona utazarugerita. Harya ngo urumwizera ibyo ntubyemerewe. Sha imboga zibona abana. Ubundi se wowe wumva umusore utavugisha icyana ntabe yakwitamo icupa cyangwa ngo basakure no kumwotsi azavamo umugabo umeze ute? Icyakora wazamushyingira Rebecca. Nizo nanga dufite mu ishuri ryacu. Uzi ko utamenya ko bageze muri kaminuza? Sha ibyo ni mubireke. Ahubwo se Jera ko twari twarapanze ko muzaza ndavuga wowe na Irene na Dani tukazajyana gusenga ejo muzaboneka. Mwana ujye uvuga ibintu mu gihe cyabyo ngo gusenga. Ahubwo Jera nari nibagiye kukubwira story. Umva kandi Irene nanga ko amakuru yawe azimburagiye. Umva wa mwana witwa Dorcas twaraye duhuriye mu kabyiniro yarakeye ariko shaho umve ngo yankumye bishoboka. Yesu we Irene nizere ko Dorcas uvuze ataronze. Reka yo nawe wagize ngo Dorcas ameze nkamwe kirokore cyahumye amaso ahubwo ratirene ngira neza. Mureke ibyo basore dukora uyu mukoro wa mwarimu gusa ngenda babaye Dorcas. Pastor ariko ubwo ntunyumva muyobo. Ese Media ninjye wahamagaraga pasiteri
Mbabarire rwose sinamenye ko ari njye. None se ko ari utuyobora hano ku ishuri ukamenya iby'itorero hano muri kaminuza yose bagira ngo nkwitende. Aha, nabigira ntese. Ahwi, ndahagiye rwose. Ese shimwe pasiteri. Yesu ahimbazwe Mediya, ariko akantu ka pasiteri. Ese ubwo ubugira ngo nkwitende muyobo. Ntubizi ko nitwa Rufa, ushatse wajya urinyita rwose. Ibyo sinabitinyuka. Twatojwe ko kuvuga izina ry'umuyobozi atari sawa. Ahubwo wenda wamwitira urwego ayoboraho nta kibazo. Humura se wenyine, gusa nzabimenyera da. Wasanga ari uko ngitorwa. Rero hari amakuru numvise, numva sinategereza inama ya komite z'abejo ngo tuzabiganiriremo. Niko guhita ntangira kugushakisha rero. Biraba ari ubuhoro Mediya. Habaye ikisi? Wa mukobwa waje umwaka ushize witwa Dorcas, ntumuzi? Umuririmba muri korali yitwa Sinayi. Ye, nuwo ngo rwose ndumva nawe uyobora ububazi. None se yabaye iki? Muri make rero ntarondogoye, numvise amakuru ko yahinduye imico. Ngo yihinduje imisatsi, ngo asigaye yambara bijyana n'ubwiyandarike, ajya mu tubari ndetse yewe ngo n'inzoga rugeretse. Mu izina rya Yesu. Niko Mediya. Ibyo bintu uri kuvuga nibyo cyangwa n'amakuru y'amahimbano? Aha, n'abakobwa tubana muri shambure babivuze mu kanya numva ngize ubwoba. None so Dorcas wari wahura nawe ngo umwibonere? Nyine uretse kubyumva nako sina. Mediya rero burya ngo ururimi ni intwaro mbi cyane. Kuko ngo amagambo aruvamo arikeye kurusha ubugi bw'inkota. Ubwo rero amakuru nkayo dafitiye gihamya ntugahite uyasakaza. Naringize none wowe mubonye. Nyamara ngo nta nduri vugira ubusa wasanga. Mediya, Dorcas aritonda nanjye namutangira ubuhamya pe. Ubwo baraje bazabeshye na mucuti we Rebecca maze ubyemere. Yewe, Rebecca wahara aritonda ubanza atabikora. Si nk'ibyo byose se? None kuki wumva ko Dorcas we yagendera mu ngeso mbi nk'izo? Ari, ngaho injira ndabona tuhageze. Kumbona nta muntu uhari se? None se sinakubwiye ko Dorcas adahari? Nibuka ko namuhamagaye igihe twavaga muri repetition. Kandi koko ubu sageze. Humura ntiyarari kure. Niba atambeshya gubara ubuhagera. Aha, nazi mwene data turebe ko twamusubiza ku murongo da. Amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Wabona yanze no kutwumva. Wibimbwira Rebe, byambabaza pe. Tubitega amaso ma, gusa nge ndumva nacitse intege. Mumeze mute nkumi? Yego mana, ubwo si ubanza ugakomanga Dorcas. Uragira ngo se akomangiwe? Nanjye binyobere da. Gusa ibyishimo mfite, numvaga niyo ayo bandi nta komanga. Gaho se tubwire we. Ngo habaye iki? Sha ntiwabyumva. Ubu nabonye akazi kandi noneho katazamagarikira amasomo. Mana we, bega byiza, biranshimishije rwose. None se ako kazi ngo nakiki? Nakubuseriveri sha. Wow, ubwo resitora zino wabashije kuzinjirira ute? Nyumvira Alice ni ukuri. Ngo muri resitora? Hoteli Petit. Ko numva ibyo bintu biteye urujijo we. Muri hoteli harya habamo ibiryo nako resitora Rebe, urabyumva ute? Ari, ibyo nyete bibaye ari byo twaba dufitwe. None se niba usobanukiwe ugashaka kuvuga iki? Ngo se niwumva ko azajya seriva ibinyobwa? Yesu we, Dorcas, ugiye kujya useriva inzoga koko? Ese kuki ibintu byose mubirebera mu ruhande rubi? Kuki se mutakumva ko nzaseriva fanta cyangwa ibindi binyobwa bidasembuye? Dorcas, icecekere. Ibyo ndumva ari nk'amabuye yivanze n'ibishyimbo. Ariko ari iki cyumweru nyumvishemo ibintu bibi koko. Ayiwe, mama si bya Dorcas bizarangira bite? Naho mu mukino w'ubutaha.